ubundi hari ibintu uba ukwiye gukora niba ushaka kuba umupayoniya usobanutse. Buriya umupayoniya usobanutse ntago ari wa wundi ukora mining kuri telefone gusa, ntago ari wa wundi ukanda mining button rimwe ku munsi. Umupayoniya usobanutse hari ibintu aba akwiye gukora. Icya mbere, ushobora kuba uraninga Pinode. Ibyo bishobora kugorana kuko udafite computer. Ushobora kuba uri umupayoniya utumira abandi, ugerageza kugira contribution atanga kandi ashoboye. Ntago contribution ari ukugura computer gusa ngo uraninge Pinode, ntago ari ukuba waba umudeveloper, ntago ari ukuba wakora ibindi bintu udashoboye gukora. Gutumira abantu ukabaha amakuru ni ibintu byoroshye. Utabishoboye ushobora kuba wakiga uko Launchpad zikora kuri testnet. Hari umusubscriber wanjye wanyandikiye kuri WhatsApp ansaba kuba nabakorera video yerekana uko Launchpad zikora kuri testnet. Iyi video nibyo ije kukwereka, nibyo ije kugusobanurira. Ndagushyiriraho screen ya telefone yanjye mu kanya, ariko hari n'ikindi kintu umupayoniya usobanutse akora, usobanutse cyane. Umupayoniya usobanutse cyane abazi amakuru ya Pi network, abazi hype n'ibiri bube muri Pi network ecosystem, bishobora gutuma igiciro cyazamuka cyangwa cyamanuka, agatradinga iyo hype. Ntago bisaba izindi technical analysis, ahubwo kuba uri umupayoniya usobanutse, ubuzi amakuru, bityo ukaba wajya byibuze rimwe mu mwaka ukora trade, ukaba wakorera nk'amadolari ari hejuru ya 50 rimwe mu mwaka, gukora trade imwe mu mwaka, kuko ubuzi amakuru, uri umupayoniya, ayo makuru ukayabyaza umusaruro. Reka twiyizire hano kuri Pi app, hanyuma mbereke uburyo ushobora kwiga gutangira gukoresha Launchpad kuri testnet. Ni izihe nyungu cyangwa se nizihe benefit bizakungura, turaza kuzireba mu kanya. Gusa menya ko iya mbere ndakwereka uburyo ushobora kwiga kuzajya ukora interactions, hanyuma gukora izo interactions bikazajya biguha discount cyangwa kuba wagabanyirizwa mu gihe waba ushaka gushopinga cyangwa se guhaha kuri Pi blockchain marketplace. Icya kabiri nuko nyine iyo wize gukoresha Launchpad kuri testnet, igihe bazazishyirira kuri mainnet bizaba byoroshye. Hari video nageze gukora ndi kuvuga ko ukwiye kwiga uko Launchpad zikora kuri testnet. Ni nacyo cyatumye uriya musubscriber anyandikira kuri WhatsApp ansaba kuba nazabakorera iyo video, kuko of course yashakaga kubyiga. Abazabyiga nibo bazabona inyungu mbere yo gukoresha izo Launchpad igihe zizaba zishyizwe kuri mainnet. Ariko hano reka wenda nse nkubikwereka. Nshaka kuza hano kuri Pi browser, nze hano kuri sign in, mwereke ko hano kuri test balance. Okay, reka byari bivuyemo, ariko reka tugaruke hano kuri wallet, nta kibazo. Reka tugaruke kuri wallet, dutegereze wallet yiloading neza cyane. Reka nkoreshe fingerprint ndayikoresha, ndaza kugakata guys, kuko ntago nshaka kuyigaragaza. Reka mbikora ariko ndaza kugakata. Aha, twamaze kuhagera neza. Uri kubona ko mfiteho available balance ya test Pi 88.9. Izi test Pi na agaciro ziba zifite, tuba twarazishyiriyeho kugira ngo tuzikoreshe muri testing, twige kuba twazikoresha mbere yo kuzakoresha Pi za nyazo. Uri kubona ko ngiyewe nohereje 5 hano, nohereje n'izindi 5. Nkuko nabivuze, buri mupayoniya wese bamuha Pi 100. Ushobora kuba waza hano kuri sendi ukaba wazoherereza umuntu, aho ushobora kunyura hano kuri manual add wallet address, ukaba wahakora hano ugashyiramo umubare, urugero ni nka 20, hano ugashyiramo wallet address yo kuri testnet. Ariko iyo ushyize yo kuri mainnet of course ntago zijyayo, kuko nyine izi ni test Pi tuzohererezanya kuri
testnet wallet zacu. Ushobora no kuba ariko wanazakira. Iyo ushaka kuyakira unyura hano kuri add test token, bari kumbwira ngo refill your account, you can refill with your account with 100 test pie from faucet. Iyo uje hano kuri refill ugategerezaho gatoya barakubwira ngo refilled. Iyo utazibonye nyine nibwo unyura hariya kuri refill bahita baziguha, ariko njyewe namaze kuzibona ntago bazima ku nshuro ya kabiri. Hanyuma izi test pie impamvu nje kuzikwereka, impamvu mbanje kuzikwereka nuko arizo tugiye gukoresha kuri Launchpad. Ikintu turi bukore, turasubira inyuma kuri kano kantu gasubira inyuma, niko turi bukoreho. Hano turi muri Pi app browse, tugiye kuza hano kuri Launchpad. Okay, ugikora kuri Launchpad urategerezaho gato cyane. Nutegerezaho gato barakubwira ngo Pi Launchpad is currently in its testing phase. It uses test Pi and all current launches are toast tokens that will never be released on mainnet. Dukoresha ziriya test Pi batweretse zo kuri test wallet, zitazigera zijya kuri mainnet. Navuze ko ugiye kuzoherereza umuntu akaguha wallet address yo kuri mainnet, of course nago zagenda, nago zagerayo. Zinagiye nago zagerayo, wazihomba gusa, kandi baraziguhaye ngo uzikoreshe mu buryo bwo kwiga nk'ubu tugiye kuzikoresha. Hanyuma tugiye kwizira hano, ibingibi bari kutwereka ngo ni babyise ngo ni election test token cyangwa se IRRA. Abangaba ni abantu bastekinze izi test tokens zabo, babikoze muri ubu buryo. Baje hano kuri view launch. Okay, barategereza. Ushobora kuba waza ukajya ukora engagement kugira ngo wige uburyo n'ubundi uzajya uba engaged, kuko hano bagize bati the more you use the product of the company behind this token, the higher discount you can get. You can repeat this task as many times as you want. Hanyuma hano uko ugenda ukora engagement niko uba uri kwiga n'ubundi uko uzajya ukora real engagement kuri mainnet, bikaba byazajya bigufasha kujya wajya ubona discount igihe waba uri gushopinga hariya kuri Pi blockchain marketplace. Kubyiga nta kundi, turaza hano kuri engage, hanyuma usoma ibi byose. Izi ni discount percentage bari kukwereka bitewe na point ufite, bitewe n'uburyo nyine ugenda ukora engagement, kuko uko ugenda ukora engagement uhabwa point. Izo point akaba arizo zigenderwaho bari kugukorera discount. Tugiye kuza hano kuri visit app. Okay, no kuza hano kuri visit app, dutegereze ikintu baba bagusaba ni kimwe kandi cyoroshye. Reka dutegereze, hano biri muri loading, dutegereze mwereke icyo kintu uba usabwa gukora kandi cyoroshye. Ni ukuza ugatapinga hano. Okay, ugategereza amasaha 5, ukongera ukagaruka ukabikora, ukaza ugakanda hano new engagement task available in 5 minutes. Nibingibi uba usabwa gukora buri minota 5. Reka twigarukira hano kuri return to Launchpad, turebe noneho ni gute twatangira gukoresha iriya Launchpad, nubwo n'iyi engagement ari igice kiri muri iyi Launchpad. Ndikubona ko hari kuzamo ama errors. Ibingibi nuko nyine abantu benshi wasanga baba bari gukoresha iyi system, aricyo navuze ko buriya kugira ngo Pi network izabe successful mu by'ukuri izakoreshwe mu kwishyura ibintu ndetse na service kandi ku isi yose, irasaba server ikomeye cyane izajya ibasha kwakira abantu benshi, ndetse n'ibyo bakoze bigahita byemezwa mu kanya gato. Niyo mpamvu bakeneye layer 2 payment solutions. Okay, nkuko banke zikoresha Visa card. Tugiye kuza hano kuri view launch. Okay, noneho nago turi buzi hano engagement twayibonye. Tugiye kuza hano ku gice cya kabiri, stake test Pi. Hari n'igice cya gatatu cyitwa commit test Pi, ariko uri kubona ko nago kiri available right now.
Okay, tugiye kwizira hano kuri stake test Pi kuko mubizi neza ko kuri Launchpad hazajya hashyirwaho token nshyashya ziri gutangira, ube wazigura uzi staking uzi holding. Ibi bintu rero nibyo turi kwiga, kuko iyo uje nka hano ugashyiramo umubare wa Pi ushaka gukorera staking, urugero mfite 88 ngiye gukora staking ya test token 50, bakatubwira ko bashobora kutwungukira 25%, 50% cyangwa se 75% type an amount or choose percentage. Oya, hano ushobora guhitamo percentage ya test token ushaka gustaking. Niba dufiteho 88, ubwo uhisemo 25%, ubwo ni 22, 50% ni 44, ariko njyewe nshaka gustakinga test Pi token 50, bakatubwira ko interest ari 16 nizo Pi. Guys, umuriro uragiye ariko nta kibazo kuko mfite akandi gatara gatoya kaba gacometse kuri iyi mashini, karakomeza kari gukora gutya kuko n'ubundi ngiye gusoza. Kandi icy'ingenzi ntago ari uko mubonaho nicaye, ari uko mumbona neza. Icy'ingenzi ni uko screen iri kukwereka tutorial yo ikiriho. Hanyuma narindi kuvuga ni bazaduha Pi 16, ubwo zose hamwe zizaba ari Pi 66. Tugiye kuza hano kuri confirm and stake. Okay, turategereza bahite batubwira ngo payment request. Turaza hano nyine kuri approve kuko ziriya izi Pi 50 zirava muri ziriya Pi 88. Turaza hano kuri approve, dukoreshe ya fingerprint yanjye. Nago ndi bubereke ndi kuyikora kubera ko hari aba bad guys, nago ndabikora ariko ndaza kugakata. Icyo ubusabwa ni ugushyiramo fingerprint cyangwa se ugashyiramo passphrase zawe cyangwa se ugakoresha face unlock bitewe na security method washyizeho. Mwibuke badusaba gushyiraho security method kuko Pi network iri hafi yo kwinjira mu ntambwe ikomeye cyane, iri hafi yo kwinjira kuba yatangira gukoreshwa nk'amafaranga asanzwe. Hanyuma reka nkoresha ubwo fingerprint. Okay, uri kubona ko fingerprint nayikoresheje, barambwiye ngo stake completed, your stake was submitted successfully, your Pi has been locked, return to Launchpad. Ngire ngo ni ibingibi guys. Uramutse ugize ikibazo, icyifuzo, ushobora kutwandikira muri comment, ukatwandikira kuri WhatsApp. Nimero zacu ziba ziri munsi ya video. Ukibuka kureba n'ibindi biganiro twakoze, ugakanda no kuri subscribe iyi video, ukayiha like, ukayisharinga n'inshuti zawe. Hanyuma bari kutwereka Pi zacu 50 twa stakinze. Ubu nibwo ushobora gutangira kwiga gukoresha Launchpad, Pi Launchpad kuri testnet, kugira ngo hano baratwungukira Pi 16, ngira ngo ni mu minsi 30. Rero ibi ngibi nuba ubikora neza ukajya ubona inyungu y'izi Pi, nubwo nta gaciro zifite, ubwo iyi Pi Launchpad izagera kuri mainnet niko uzajya ibyaza umusaruro. Iki ni ikintu cyiza cyane buriya, kuba Pi yari gukora ibintu vuba ikaba ifaranga ribonwa n'abakire bafite izo mashine zifite imbaraga cyangwa se n'abantu bafite skills, ntago byari kuba ari fair. Niyo mpamvu Pi network igenda gake kugira ngo buri muntu wese abanze asobanukirwe ndetse agire skills zo kuzakoresha ariya mafaranga azaba huje isi yose. Nyine ifaranga rizaba rikoreshwa mu kwishyura ibintu ndetse na serivisi ku isi yose, kugira ngo buri wese abanze agire skills guys. Buriya abantu bamininze Bitcoin bari abantu bafite skills, abantu bafite ubushobozi, badashobora gukora ibintu ngo nibitaba bazavuge ngo twaruhiye ubusa. Nago ubundi twebwe impamvu nyine twumva ko Pi yatinze ako kantu negeze kukavuga muri video nakoze kare, nuko nuko dushonje, wenda niko nabivuga. Burya iyo umuntu ashonje aba akeneye ikintu cyo kurya, ariko
umuntu ufite ibyo kurya ntabwo aba ahangayikishijwe n'iby'uwo munsi, abatekereza iby'igihe kirekire. Ntabwo munyumve neza kuvuga, nanjye nishyizemo kugira ngo mubyumve, nirinze kuvuga ni abantu bavuga ko paya ari scam ngo nuko baba bashonje. Oya, by'umwihariko muzi ko nyine abanyarwanda, abanyafurika turakennye, tujye tubyemera, kuko iyo ushaka ko impinduka hari ibyo uba ugomba kwemera. Rero kuba tuba tuvuga ko paya yatinze, mu by'ukuri ni uko dushonje cyangwa se dukeneye amafaranga mu mvugo nziza, ariko mu by'ukuri biri kugaragara ko umuntu ubona neza abona ko Pi Network ari project nziza cyane, project abantu bose bazisangamo, abakire, abakene, abanyabwenge, uretse ko buri wese aba abaza ubwenge. Ubwo nari mbuze ijambo ndi bukoreshe nka opposite y'abanyabwenge. Abanyabwenge cyangwa se abafite ubwenge bwinshi n'abafite abafite ubwenge buke se, oya, abanyabwenge ndetse abantu bose muri rusange. Reka tubyihorere, mutavaho mujya muri comment ngo natukanye, gusa ubyumve ko ari crypto project y'abantu bose bazisangamo. Kuba batayikora vuba vuba ngo birangire, ni ukugira ngo buri wese yisangemo nk'uko bayikoze, bafite intego yo gukora cryptocurrency coin y'abantu bose. Ni nayo mpamvu ifite supply nini cyane, biliyoni 100. Ni biliyoni 100 cyangwa ni miliyoni 100? Tubwire muri comment. Hanyuma ndagukunda cyane, dore n'umuriro wagiye, reka ndeke kumara umuriro wanjye, mbone nuko nza gukora editing kugira ngo iyi video ihite ibageraho. Nategereje ko umuriro nutinda kuza ndi bucharginge, kuko editing itwara umwanya, hari utuntu mba ngomba guhinduramo, nkaringaniza amajwi, nkashyiramo background music, nka making sure ko ibintu biri clear neza. Hanyuma ndagukunda cyane, tubonane ku munsi w'ejo, Imana ikurinde, bye bye.